uyu muntu uri hano ari gushaka umukunzi, niba wumva wujuje ibyo ashaka wandike muri comment, araza kwisangira inbox. Mureke tugire umuntu uyu munsi nama. Hello Daniela, mbabarira mungira inama. Ubusanzwe ndi umufemale, hashize umwaka amenyanye n'umugabo, duhuriye mu kazi aho nakoraga, nawe yaje gukora muri ako gace. Duhura byari kuryamana gusa twabanaga muri appartement ari nayo nakoreragamo. Nyuma y'ukwezi n'igice biza kuvamo ubushuti bukomeye, tubiganiraho tujya gukodesha inzu bisanzwe, turakomeza turabana nk'umugore n'umugabo. Biba ngombwa ko n'umwana wanjye muzana turabana. Uwo mugabo afite urundi rugo, ariko yambwiye ko yashize imyaka 2 atagerayo kuko ni mu kindi gihugu. Kandi koko no mu mwaka tumaranye sinigeze mbona ajyayo, gusa baravugana n'umugore n'umwana umwe bafitanye. Ikibazo mfite rero, mu bintu yansezeranyije byose mu gihe tumaranye nta na kimwe kigeze gisora, kandi yambujije gukora akazi nakoraga ngo bituma muca inyuma. None akazi ke kararangiye mu gace dutuyemo, ari mukajya gukorera ahandi, asigaye yishyura inzu gusa nta gihaha. Unabona ko communication yarangiye, nta kimpamagara, nta na SMS, keretse iyo aba ari nge umuhamagaye. Nabwo bigaterwa n'amasaha. Niyo musabye kumusura haba aranga. Nambwiye ko ngiye gushaka akazi kamwe yanga, n'ubundi twahuriyemo nkajya mbona ibyo kurya aranga, ambwira ko azama akazi, yewe aranakama ku mwanya wo hejuru muri domaine yakoragamo kuko ye bamuzamuye mu ntera. None ndibaza kaba ari akazi kenshi katumye ahinduka, yaba aramprofitaga kugira ngo mucumbikire mu gihe yari ari mu kazi. Ese ubwo aracyankunda cyangwa kuko wenda atifuza kumpemukira kandi twarabanye niyo mpamvu yampaye akazi? Ariko we mwibagirwe, ikintu kirenze no kuno famille yanjye yose izi ko mfite umugabo, kandi n'umwana wanjye afite imyaka 2 kubera kumubona kenshi kuko amwita daddy, n'abaturanyi bazi ko ari umugabo wanjye. Kwiha umwanzuro byarananiye pe, mpora ndira nibaza icyo nakora, mumfashe ndaremerewe. Akora iki? Remember to be kind. Thank you for watching.